nakubwiye wambwiye kuzanshakira umugore ukanshingira ariko wibuke ko mama hari. Ndabizi arahari sibyo ariko ikibazo nagize urabona ko umugabo yapfuye naragiye mpugira muri ibyo by'urupfu rwe sibyo mpugira mu by'urupfu rwe kandi urupfu rwe rwantwaye amafaranga menshi mu by'ukuri sinigeze nkwambura siko bimeze hari ubwo nigeze nkwambura waranyambuye nakwambuye sibyo nese waramenye nyine sindaguhemba ariko nari nkiri mu rupfu rwa shobuja umugabo urabona nagize umubabaro bihagije ariko ndimo ndayashaka rwose ngo uramuvuga nkarushaho kumwibuka n'ukuntu yampembaga neza. yaguhembaga neza kandi nanjye bizakomeza nzaguhemba neza tumbisha umutima utuze utekane njyewe nzaguhemba neza. Hari ikindi kibazo ufite? Ndagifite. Ndi kuyashakisha amafaranga yawe harya n'amezi angahe? 5 n'igice. 5 n'igice. Ariko igice kirenzeho iminsi 3. Ese Kadori we naho tu biragenda gake gake. Sasa rero nari maze iminsi ndi kugutekereza tekereza nkavuga ngo nkareba mu nshuti zanjye mfite z'umumaro za bugufi umutima ndi kongoshaho mbaza ngo wakongoshireho gute rero mfite umushinga cyaka kugira ngo nimfashemo umushinga nyine ube wamfasha ungurize nk'udufaranga hanyuma umushinga ngukore n'umushinga wunguka umushinga wunguka ubu mfite ibintu by'imishinga myinshi muri nge ariko nshaka kuba nkoze umwe ungurize nk'ibihumbi 200 aho ngaho hanyuma ngende ngukore nzakungukiramo udufaranga dukenya ariko nanjye mbona icyo nakora mana rwose naragenda ndatekereza mu nshuti zanjye z'umumaro zimba hafi nsangurimo ngo rero ngurije utwo dufaranga kuri wowe ni natukenya ntumpakanire kabisa ndakwizeye kuko uri inshuti bose sinaguhakanira ariko nanone sinahita nkwemerera aka kanya kubitekerezaho kumva turi inshuti nawe urabizi ntago naguhakana kandi nta kintu nakwima nkifite ariko nanone urumva ntago nahita mpubukira ibintu ndabanza mbitekerezeho sibyo iminsi 3 ndaba nkushubije nkwaye igisubizo kizima hari ikibazo rega uri inshuti yanjye ntugire ikibazo ndabize ko turi inshuti ariko nukuri pe ko nari nkwizeye ko amafaranga uyafite ko atari byandi byo gushakisha ibihumbi 200 nk'umuntu w'inshuti yawe nk'umuntu w'umuvandimwe wawe wigo ubu ugiye kubitekereza mu minsi 3 koko 3 urabona uyu munsi ni mu weekend urabizi nta muntu ukibika amafaranga mu rugo wowe ndabizi ko ntawe uyabika mu rugo ariko nibura umbwire ngo ningende nizeye ntangire kugura utuntu mbese njye mu mushinga neza nizeye ko amasuku yawe wamye uhorana ukomeze uyahorane buriya rwose mba numva nta n'undi ushobora kuzakoresha atari wowe. Ega mabuja ndabyumva ubundi kuva kera uri mwiza pe uri mwiza si ibanga simutaka kumwe bisanzwe pe uri mwiza no ku mutima wawe niba ari nabonye uri mwiza. Buriya boss yarazi kwitegereza umuntu rubagisemo rwose ni umugabo uri mwiza nta kibazo uzampemba nta n'ikibazo nzaguhemba rwose zakomeza twibanire nubwo utaza n'undi mugabo ngiye nkawe tukibanira hari ikibazo tukomeza tukibanira utaza n'undi mugabo nanjye nkawe tukibanira nkakomeza tukabana gutya hari ikibazo. Icyo wumva ko njyewe Mukahari ngomba kubana n'umukozi nakoresheje imyaka n'imyaka? Rega buriya ntawa ugaya umugabo ni kumunyarwanda yise umwana we kandi se ugaya impundu z'urushishe nabanza akareba n'imisaya yako. Mbese ushatse kuvuga ko ufite imisaya nta kibazo mabuja twaraganiraga ariko se ntawe ukeneye umuntu gutera story izo story rwose yatwanira mu musetse mabuja izo story ntuzongere no kuzivuga mu mateka yawe.
urandakarira ngo naguciye inyuma nagize gute ibibazo mba mfite ntabwo ubizi ibibazo by'uriya mugabo mba ndi kurwana nabyo ni ukuvuga ko utabizi ni ubwa mbere mbikubwiye wabonye byagenze gute ko waje ukansanga hariya ntukagire ibitsinde ngo ubikorere umuntu uzi ko utabasha kubikorera gute wowe igishyira mu kigero cyanjye sibyo uraje unsanganye na Claudette cyangwa se na Chantal cyangwa se none niba gusanganye na Claudette na Chantal ukansobanurira ngo kubyumva ikibazo ni cyane urumva atari ufite ikibazo none unari kuza ngakoma amashyi oya noneho rero reka mbigusobanurira ubyumva reka mbigusobanurira ubyumva uriya mugabo arantereta urabizi ko namukunda ni we nkunda none ushaka ngori waje wabonye ntabwo nabivugiye imbere ye aragutereta ntumukunda ninjye ukunda ni wowe naje nsanga mwumiranye wabonaga atari uri kumfata ku ngufu iyo mwishyuye akaso kagera rese waje kubizi nabigenjeje gute ntabwo narindi kumwiya nyine noneho tuvuge uranyanze nawe mbimenye se bimenye uranyanze hari ikintu kimwe ukwiriye kumenya ntabwo nari kwinjira ngo mvuze impundu ngo yego ngo nsanze mumeze neza reka kurira njyewe ejo bitazanongera kubaho banze urabizi uriya mugabo nawe bakora igishoboka cyose kugira ngo njye nawe dutandukane ngaho noneho nawe mutiza umurindi nyine ngaho nawe byemere ibyo ndakubwira kuko akora buri kimwe cyose ngo njye nawe dutandukane ibyo akora byose araza akanabikora hariya mu rugo uriya mugore wa papa uramuzi mu mukadada aba amushyigikiye buri kimwe cyose aba amushyigikiye none njyewe uragira ngo nzabigende gute umva nkubwire ikintu ukwiriye gukora ngaho ubwira icyo nkwiye gukora uri umuntu mukuru tugende tubane rero oya ntabwo byo kubana hubuhubu ngo nuko ngo mugisha ngo ariko kwirukaho none bigenze gute ni ibintu byo gutegura Ive wicaye ukaba wigunze wenyine mwana wabaye iki ikibazo nta kibazo ufite hasi ko numva hano kitabi ni ibintu byo gutegura ndabyumva yego okay ngaho genda ubitegure reka ibyo tubiveho sheri menya ko ari wowe nkunda nta wundi muntu nkunda ahubwo bwira mu cyaro byageze gute ko wahise ugaruka sheri reka nkubwire rero mu cyaro wacu urabizi hariyo mama nizera ko utigeze uteza rwaserera ndi kubona ugarutse vuba wagira ngo ni rwaserera yabaye cyangwa bakwirukana ntari muri mood imeze neza nuko nari ngusanze ariko ibyo twabirangije nanjye ndabizi ko ngukunda kandi nawe urankunda ibyo mbihagararaho nyine mu cyaro bimeze gute no mu cyaro ko nasanze bimeze kakarema ntabwo nakagurishije nasanze bari guhingamo ibishyimbo nsanga bari kubagara sinibikuru n'imyumbati yareze bafite n'ubugari mbese kugarutse sheri gitumye ngaruka ntabwo naba mu cyaro ubwo nari mfite inka mu rugo nyine nayigurishije ibintu byo kugurisha amatungo none se ubu mu cyaro we bazabaho ngaho none se ifumbire bazajya bayikura he mva nkubwire ariko se nawe umuntu wize ufite umutwe nubizi ko nyirinzu yari yansohoye
ndabizi. none se wumva nagombaga kubaho gute ese nakuza nkarara muri kanefa None si iyo uba ugumye mu cyaro ukazareba nibuze kuza wabonye akazi. maze imyaka 21 ndi i Kigali ubu mu cyaro najya guhinga nafata ikibindi nkajya kuvoma urumva ibyo ntibishoboka rero umva icyo ndi kukubwira sheri ubu nyiri inzu ngiye kugenda mushake mwishyure nibura amezi 3 Mbese inka baguhaye agahe? inka bampaye 120. Mbese nyirinzu wari muri manga? muri 60 by'amezi 3 Mbese shira uri kumva koko ibyo bintu uri gukora nyine urumva nabaze nsanga ndasigaranamo nk'ibihumbi 20 sibyo kandi urabizi ko kuwa gatandatu nzajya gukora interview y'ikizami siko nakubwiye abandi ku ruganda ko bamamagaye ubwo rero ndi kugira njye kugura agatelefone hanyuma nguremo n'udukweto n'akandi gapantaro kubona aka kare kamaze kunsaziraho ndebe ko nzajya mu kizami cya interview meze neza batazabona nk'umuntu bagiye kuragiza uruganda ameze nk'ingegera nawe ibyo bintu uri gukora ngiye ndi kubona bitazaguhira shere humura kandi nzi ko uruganda nibataguha akazi nzagashaka warayigurishije shere nzagashaka n'ahandi kandi n'amafaranga azabashe urumva ikintu cyari kimpangayikije cyane kwaro gukemura ikibazo cy'inzu ubu nyine inzu uraje umuhaye amafaranga y'amezi 4 wari umurimo amezi 4 nari umurimo amezi 4 urumva ya rero nyihanganiye amezi nta kibazo urumva shiri niba nari umurimo amezi 4 nkamuha amezi 3 yari yarihanganya amezi narashira urumva ukundi kwezi kumwe se kandi ngiye gushaka akazi ubu n'ikimenyimenyi none ako kazi ko amaze amezi 4 utagafite nutakabona kandi nawe reka gubwira gube amafaranga wari kuza ukajya gushaka indi nzu uri ukamwambura ugashakamo amafaranga yo gukoramo amandazi wenda ukazajya ucuruza amandazi none amafaranga uraje uyihereye nyiri ibyondo wowe ugiye gushaka nutakabona shira mba nkubwire sibyo umukunzi wawe ntabwo ndi umwambuzi none se mwambuye aho nagerana bikagenda gute ahubwo uramuga ati akiraya niyo mbashije kubona ubu nyihanganiye nandi ndi kuyashaka mbese uruzi ko azakwihangana kugeza ryari musaza wanjye ubu ngubu koko tuzamenya ari icyo byamubayeho kubona agera i Kigali koko agakuraho telefone ubu ntabwo tuzi uko abayeho ntabwo tuzi nimba yaranapfuye mana we none se Kamara asigaye anywa itabi umwumva itabi rinuka ahangaha mwana wa kubaza nanjye sinzi nawe nahoze mbyumva kuva kare nese ibi ni ibiki urimo uhisha agatambaro sikasi agatambaro amahoro umeze utese oya wimbeshya mbwira ko numva ibintu by'ibitaba ahangaha bimeze wawe nari babasaza banyuma ko simbizi nanjye nahoze kare mbyumva binukira oya ibintu mbwira ntabwo mbisobanukiwe mama ndakubeshyera iki oya wawe nari babasaza bari Kamara nsigaye mubona Kamara wawe nari Kamara ntabwo anywa itabi kuko mba namwegereye mu gikoni umuntu unywa itabi ntabwo yihishije ubwo kagende ugenda se ujya hejuru hagarara aho ngaho ibyo ni ibiki uri kumpingazana tugende oya hagarara aha mpereza ibyo bintu ufite mu ntoki mpereza